Reka tubashimire cyane mu mwese mukomeje kutugaragariza ko mukunda ibiganiro tubaha, ibiganiro bibungura byinshi haba mu buzima busanzwe ndetse no mu by'ubwenge. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi kigiye kugaruka kuki? Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigiye kugaruka ku bubi bw'inzoga. Abantu benshi birirwa bataka inzoga, bavuga ngo ni nziza, ngo ni mu cyurabuhoro, ngo inzoga ni inyobwa n'imfura, ni byinshi cyane. Ariko nagira ngo uyu munsi mbabwire, ese izo nzoga mwirirwa munywa mwari muzi ko zigira ingaruka zikomeye ku buzima? Asobanukirwa n'ububi bw'inzoga rero ku buzima ukurikira ikiganiro cyacu. Ese wabuze uko bigenda iyo umuntu anyweye inzoga? Ese umubiri ugenzura ute uko inzoga ikoreshwa igeze mu mubiri? Ese ingaruka ziba ku muntu w'inzoga mu gihe kirekire ni izihe? Ibisubizo kuri ibi bibazo byose biracyari mu rwijiji, ndetse ntibinatuma abantu babasha kumva ingaruka zituruka ku nzoga. Ariko mukurikire neza ikiganiro cyacu, ibi byose muri buze kubisobanukirwa. Abantu bibwira ko iyo umuntu yasinze ari byo bigaragaza ko yanyweye inzoga nyinshi gusa, nyamara siko biri, ahubwo biterwa n'igipimo cy'inzoga cyangwa se alcohol kiri mu maraso. Kugira ngo bisobanuke neza, tubanze turebe urugendo rw'inzoga mu mubiri w'umuntu. Iyo umuntu anyweye ikinyobwa gisindisha, alcohol irimo inyura mu maruko yakabaye nta kintu na kimwe umubiri ihinduyeho, bityo igahita igera mu maraso byihuse. Iminota hagati ya 15 na 30 gusa irahagije kugira ngo umuntu unyweye inzoga ashonje asinde. Nawe wafashe amafunguro mbere yo kunywa ibisindisha abifata hagati y'iminota 30 n'iminota 60 kugira ngo asinde. Binyuze mu maraso, inzoga ihita ikwirakwira mu ngingo zose z'umubiri, cyane cyane umwijima, umutima ndetse n'ubwonko. Iyo inzoga igeze mu mwijima ihindurwa nawo buhoro buhoro ku kigero cya 95%, ari nabyo umubiri usigarana, naho 5% bisigaye bigasohorwa mu mubiri binyuze mu bihaha byifashishije umwuka umuntu ahumeka, mu mpyiko zifashishije inkari, ndetse no mu ruhu binyuze mu byuya. Wakwibaza uti ese 95% by'inzoga umubiri ugumana biwugirira akamaro cyangwa se birawonona? Nkuko twamaze kumenya ko inzoga inyura mu ngingo zose ihereye mu mara, niko aho inyuze hose igenda ihangiza, haba mu mara, ubwonko, umwijima, umutima, urwungano rw'imitsi n'imyakura, umutima ndetse n'urwungano ngogozi rwose muri rusange. Urubuga wa@dr.simo.fr dukesha amakuru aruvuga ko inzoga zigira ingaruka ku bwonko ku rugero rumwe n'urumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge byose. Iyo ubwonko bumaze kurengwa n'inzoga ku kigero runaka, bizana izindi ngaruka zirimo gukora nabi, kugenda buhoro, amaso agatangira kubona nabi no kwibagirwa. Ikindi nuko umuntu atangira gutakaza ubushobozi bwo guhuza ibikorwa by'umubiri we no kubigenzura, kudandabirana, mbese uburyo bwo kubona ibintu no gufata ibyemezo nabyo bikagenda bigabanuka. Ingaruka z'igihe kirekire zigaragara mu byiciro bikurikira. Icyiciro cya mbere kijyanye no kureshywa n'inzoga.
umuntu atangira kumva agasembuye kamureshya iyo ikigero cy'inzoga kiri mu maraso kiri hagati ya garama 0.7 muri litiro y'amaraso. Kuri iki kigero umuntu atangira kumva amarangamutima y'ibyishimo, umunezero, kunyurwa, kwiyumvamo akanyabugabo no gutinyuka, kugira amagambo menshi no kwiyegereza abantu cyane. Gusinda biba byatangiye kumugeraho. Icyiciro cya kabiri ni ugusinda nyabyo. Kuri iki cyiciro igipimo cy'inzoga iri mu maraso kiba ari garama hagati ya 0.7 na garama 2 muri litiro y'amaraso. Aha ibimenyetso byo gusinda biriyongera bikarenga ibyo ku cyiciro kibanza. Amaguru ntabe agifata hasi, kudandabirana bikarushaho, akananirwa kuvuga, ururimi rukagobwa, ari nabyo biganisha ku guhondobera. Icyiciro cya gatatu ni uguhondobera. Iyo umusinzi ageze kuri iki cyiciro igipimo cy'inzoga iri mu maraso kiba kirenze garama 2 muri litiro 1 y'amaraso. Icyiciro cya kane ni ugusinzira cyane cyangwa se kujya muri koma, mu gifaransa nibyo bita koma éthylique. Kuri iki cyiciro umusinzi aba yafashe igipimo cy'inzoga kirenze garama 3 muri litiro 1 y'amaraso. Kirangwa n'umuvuduko w'amaraso uri hasi, guhumeka ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe nabyo biba biri hasi cyane. Uyu muntu iyo adakurikiranywe n'abaganga abashobora no gupfa. Usibye izi ngaruka zigaragara ku buzima bw'uwanyoye inzoga, hari n'izindi zigaragara mu myitwarire ye. Ubusinzi buhuzwa n'impfu zituruka ku mpanuka zo mu muhanda ku kigero cya 40%, hagati ya 25 na 35% ku mpanuka z'imodoka ariko zidatwara ubuzima bw'abantu, naho 64% ni mu guteza inkongi z'umuriro na 50% mu bwicanyi. Inzoga ziba intandaro y'ibyaha ku kigero cya 50 na 60%. Rimwe na rimwe umuntu wanyweye inzoga afata imyanzuro ahubutse atabanje gutekereza ku ngaruka, ndetse zamara kumugeraho akisanga mu ntege nke hamwe atabasha no kwisobanura no kwirwanaho. Umuntu wabaswe n'inzoga bimwongereraho ibyago byinshi byo gukora imibonano mpuzabitsina itumvikanyweho ndetse idakingiye, ari nabyo byamugusha mu kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu ngaruka z'igihe kirekire hazamo indwara zitandukanye nka kanseri yo mu kanwa, mu muhogo, indwara z'umwijima n'urwagashya, umutima, izifata urwungano rw'imyakura ndetse n'izijyanye n'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe nka depression, kwiheba cyangwa agahinda gasaze ndetse n'izindi. Inkuru ya Dr. Simu iravuga ko umuntu w'inzoga ubwoko ubwo ari bwo bwose, guhera ku kirahure kimwe ku munsi, yaba divayi, byeri cyangwa se inzoga zikomeye, aba afite ibyago byinshi byo kurwara kanseri. Impamvu ikaba ari uko ikinyabutabire kiba muri ibyo biyobyabwenge byose n'ibisindisha cyitwa ethanol, ariyo kiba intandaro yo kurwara kanseri. Hari abantu batemerewe kunywa inzoga habe na gake. Abo ni ababyeyi batwite na bonsa, abana, ingimbi n'abangavu, umuntu uri ku miti imwe n'imwe, n'umurwayi w'indwara zimwe na zimwe, n'umuntu ukora siporo zikomeye. Uburyo bwo kugabanya izi ngaruka zose no kuzirinda kuri ba bandi bumva batareka kunywa agasembuye: kwirinda kunywa ibisindisha iminsi myinshi ikurikiranye, gufata amafunguro mbere yo kunywa no kwitoza kunywa amazi mu gihe wanyoye ibisindisha, kwirinda gutwara ibinyabiziga wanyoye inzoga no gukoresha imashini ndetse n'ibindi. Reka tubashimire mwese mwakurikiye iki kiganiro cyacu, kandi mu by'ukuri twizere ko hari byinshi cyane mwakigiyemo, aho mwamenye
kumenya ingaruka zo kunywa inzoga, nubwo bamwe bayisingiza bakavuga bati inzoga ni mu cyurabuhoro ndetse inzoga inyobwa n'imfura. Reka tubashishikarize rero gukora subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bitandukanye bigende bibageraho 5 kuri 5 aho muherereye. Mari kumwe na Protais Mbarushimana, mukomeze mugire ubuzima bwiza.